azinduka kare kare. Itangiye cya 22:3. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Kuba Aburahamu yitwa sekuruza w'abizera, si uko atigeze akora icyaha, ahubwo ni uko kwizera kwe kwakoze ku mutima w'Imana. Aburahamu yagiraga kwizera kuzima. Kwizera kuzima kugaragazwa no kumvira. Igituma avuga ko yizeraga Imana nuko yayumviraga kandi yabikoranaga umwete, akazinduka kare kare akora ibyo imubwiye ntatinde. Iyo turebye ubuzima bwe, dusanga aho Imana yagiye imubwira ikintu icyo ari cyo cyose, yagiraga umwete wo kugikora atitaye ku kindi icyo ari cyo cyose cyangwa ku muntu uwo ari we wese. Icyo nicyo kimenyetso cyo kwizera nyakuri, ni umwete wo kumvira Imana. Umwete wo kumvira Imana nicyo kintu gikomeye Abisirayeli bihanangirijweho mu rugendo rwabo. Kuva igice cya 15:26, Gutegeko kwa kabiri igice cya 15:5, Gutegeko kwa kabiri igice cya 24:8, Gutegeko kwa kabiri igice cya 28:1. Umwete wo kumvira Imana ni wo warangaga ubuzima bwa Aburahamu. Ubwo yabwirwaga kuva mu gihugu cy'iwabo, yahise agenda atazi yajya. Ubwo yabwirwaga gusenda Hagari n'umuhungu we Ishimayeli, yazindutse abikora. Ariko by'umwihariko ubwo yabwirwaga gutamba umwana we Isaka, yazindutse kare kare yerekeza i Moriya. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambire yo ku musozi ndi bukubwire, abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Yasa inkwi zo kosa igitambo, arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Itangiye cya 22:1-3. Yari amufite ari umwe, kuko na Ishimayeli yari yaragiye. Yari yaramuhaweho amasezerano akomeye, maze Imana imubwira kujya kumutamba no kumutwika ngo abe igitambo cyoswa. Nta nubwo Imana yamubwiye ko namara kumutamba iri bumuzure, kuko no kuzuka byari bitaraba ngo bimufashe kubitekereza. Ubwe niwe wizeye ko Imana yasezeranije izasohoza uko byamira kose. Kuri we yagombaga kumutamba, yabirangiza byose ikamuzura akagaruka, bituma ambwira abagaragu be ko bamurindira, akajyana na Isaka bagasenga maze bakagaruka. 5. Ijambo ry'Imana rimuhamiriza ko yamutambye, kuko mu mutima we yari yamaze kubikora. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga. Kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege. Abaheburayo 11:17. Yari azi rwose ko Imana idashobora kubeshya, ko icyo yasezeranye kuri Isaka izagikora. Kubw'iyo mpamvu yumviraga n'umwete, nta gacu ko kuyishidikanyaho. Kutizera Imana niko kudutera kutayumvira. Kutayizera kandi biva mu kutayimenya. Hari n'abayumvira biguru ntege, ariko icyo ni ikimenyetso cyo kutizera kuzuye. Imana ni umwami, kandi ni Imana iteye ubwoba kandi y'urukundo. Ikivuze dukwiye kucyumvira n'umwete, tunejejwe no kwizera ko byose biva mu rukundo rwayo. Imana kandi ni umugaba w'ingabo, kandi ingabo zirangwa no kumvirana umwete amategeko zihabwa. Abagira umwete wo kumvira Uwiteka nibo barwanya Imana ikeneye izakoresha muri iki gihe urugamba rw'abera rukomejwe no gushyira iherezo. Aburahamu yumviraga Imana n'umwete, nta kwivovota cyangwa kwibaza byinshi, kuko yari azi igitinyiro, urukundo, ubushobozi n'ubudahemuka byayo. Muri ibyo dukwiye kugira umwete wo kuba abana be. Dusenge. Mwami Yesu, mpa kugira umwete wo kukumvira mu izina ryawe Yesu. Amen.